Ikindi nuko tubifuza ko mwanoza mu ndirimbo imivugire y'Ikinyarwanda. Twese ntabwo turi abahanga mu by'indimi, ariko mu ndirimbo wumva ushaka ko abantu muzasanya n'abantu benshi, wakwegera n'umuntu uzi Ikinyarwanda kurusha, kugira ngo murusheho kunoza. Ahangaha sinzi naho mwarabonye muri za paruwasi zacu uburyo hari ubukene butangaje cyane mu guherekeza abitabye Imana. Guherekeza abitabye Imana hari ubukene rwose buteye ubwoba, kubera ko hari indirimbo ziba zaramenyerewe zinameze neza zikunzwe, kumva mu gihe baherekeje umurambo, Uhoraho ari amahoro yawe, Uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege. Mutagatifu Tomasi wa Akwini yateye mu rya Mutagatifu Agusitini agira ati, indirimbo zikangura ubuyoboke mu mitima y'abaziteze amatwi. Gukangura ubuyoboke. Indirimbo zacu ziramutse zihagarariye mu kubyina no gushayaya gusa, zidakangura ubuyoboke, tutari kugera ahantu zigira aho zigera, abaziteze amatwi bagomba kugira ahantu zigera mu mutima wabo, zigakangura imitima y'ubuyoboke. Nuko abaziteze amatwi, ariko noneho ku ruhande rwanyu abaririmbyi, abanyamuziki, namwe ubwanyu abaziririmba, indirimbo muririmba zigomba gukangura ubuyoboke mu mitima yanyu. Biramutse bitabaye ibyo, mwamuhagarariye nko guhagarara ku muryango mukinjiza abandi, wowe mugasigara hanze. Ni ukuvuga indirimbo zigomba gukangura ubuyoboke, ari abazumva ari n'abaziririmba. Ubwo rero zigatera inyota. Umuntu wumvise indirimbo agatahana inyota yo kongera kurarikira iby'Imana, harimo no kwemera kugengwa n'Imana. Birumvikana rero ko za ndirimbo ari izo duhimba, zo turirimba, iyo ntera indirimbo zitera inyota yo kongera kurarikira iby'Imana no kugengwa n'Imana. Birumvikana rero ko ari ikintu gikomeye Mutagatifu Tomasi wa Akwini agarukaho. Mu gitabo cya De Arte Musicae hari aho bavuga ko muzika ifasha abanyabyaha, kandi twese turi mu icyo cyerekezo, turi abanyabyaha. Muzika rero, indirimbo nziza yafasha umunyabyaha gusaba imbabazi mu ndirimbo ituma azamuka, nyine ava muri ibyo byaha, azamuka agera mu butungane. Indirimbo ya liturujia, indirimbo z'Imana zigomba gufasha umuntu ufite intimba kumva ko yahuye n'Imana imuhumuriza. Indirimbo igakomeza abanyantege nkeya, noneho n'abanyamwete ikabatera kudacogora. Birumvikana ko ari ikintu gikomeye rero, indirimbo za liturujia zifite urwego rukomeye. Abatagatifu rero, abahanga mu bya teolojiya, inama nkuru za Kiliziya, abapapa,
ko bagiye basimburana. Abepiskopi bagiye bagaruka ku mwanya wa muzika mu ndirimbo z'Imana, mu ndirimbo za liturujia, mu buzima no mu buyoboke bw'abemera no mu butumwa bwa Kiliziya ku mpande zabwo bwose. Ni ukuvuga ngo indirimbo za liturujia, indirimbo z'Imana zifite umwanya ukomeye mu buzima no mu butumwa bw'umukristo ku giti cye, ubuzima n'ubutumwa bwa Kiliziya muri rusange. Iyo ari ingingo ya kabiri, umwihariko w'indirimbo za liturujia yari iyo ngingo ya kabiri. Iyo umuntu rero amaze kuzirikana ibyo umwihariko, bituma umuntu agaruka kuri mwebwe rero abahanzi n'abaririmbi. Ingingo ya gatatu ndagira ngo ngaruka ku kintu gikomeye ugomba gutahana. Mufite umwanya ukomeye mu iyogezabutumwa no mu busabanyiramana. Murakomeye. Umuntu amaze kureba izo ndirimbo za liturujia uko ziteye, umwanya zifite mu buzima, ni ukuvuga ngo mufite umwanya ukomeye. Inama nkuru ya Vatikani ya kabiri ivuga neza, abahanga mu muziki, ba bandi bacengewe n'ubukristu bemera, mwebwe nyine mbona imbere yanjye, bumve ko bafite inshingano yo guteza imbere umuziki, iyobokamana no kongera ubukungu wifitemo. Iyo ni igitabo Position Sacrosanctum Concilium numero 121. Ni igitabo kivuga ibijyanye na liturujia n'ubuyoboke. Ingabire y'ubuhimbyi bw'indirimbo ifite akamaro gakomeye, akamaro kanini cyane mu muryango w'Imana, kubera ko ifasha ikoraniro kubona uburyo bwo gusabana n'Imana, gusenga rikoresheje indirimbo. Gusenga umuntu akoresheje indirimbo, nk'uko inama nkuru ya Vatikani ya kabiri ibyibutsa. Muri liturujia Imana ibwira umuryango wayo. Muri liturujia Kristo akomeza kwamamaza inkuru nziza. Muri liturujia umuryango usubiza Imana yawo mu ndirimbo no mu isengesho. Iyo Kiliziya isenga rero, iyo Kiliziya iririmba cyangwa se igira ibikorwa ibi n'ibi, itungwa n'ukwemera kw'ababikora. Roho z'abantu zerekera ku Mana kugira ngo ziyisingize kandi zakire ingabire zayo z'igisagirane. Muri icyo gitabo rero kivuga ibya liturujia, umurongo wa 33. Iyo tuvuze rero ko indirimbo ifite umwanya ukomeye mu isengesho, tugomba kubifata muri rusange, ntabwo tugomba kubifata nk'akantu kamwe, kuko isengesho riragutse. Nk'uko mubizi, hari gusenga bucece, akaba kuvuga uranguruye ijwi wenyine cyangwa se ufatanije n'abandi. Birumvikana ni uburyo bwo gusenga. Indirimbo rero ifite akarusho
nk'uko inama nkuru ya Vatikani bivuga, indirimbo zisingiza Imana ni ubukungu buhebuje busumbye ubundi buhanga, cyane cyane kubera ko indirimbo zisingiza Imana iyo zihuye n'amagambo zigize igice cya ngombwa cya liturujia inoze. Muri icyo gitabo kivuga ibya liturujia, umurongo w'112, kubera agaciro k'indirimbo, kubera agaciro ka muzika mu buzima no mu butumwa bwa Kiliziya, abikwiye kwitabwaho. Yenda n'abandi baza gukurikiraho mu kubaganira bazize kugenda babigarukaho. Abikwiye kwitabwaho cyane cyane muri uyu muryango w'Imana uri mu Rwanda, Kiliziya Gatolika mu Rwanda, iri muri yubile y'imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Birumvikana ko uyu mwaka ari umwaka udasanzwe. Iri huriro ryanyu ry'umwaka ni ihuriro ridasanzwe mu mwaka wa yubile. Ubu rero yubile, kuko mubizi, hari gusubiza amaso inyuma kureba ko abantu bahagaze bakareba n'imbere. No mu bijyanye n'umuzika, ihuriro ryanyu ribafashe gusubiza amaso inyuma. Ihuriro ryanyu ribafashe kureba uko muhagaze. Ihuriro ryanyu ribafashe no kureba imbere. Byumvikana rero ko hari ibyo Kiliziya ihimbaza yubile ibifuzaho. Ni nayo ngingo ya 4 nifuza kugarukaho. Ibikwiye kwitabwaho mu ndirimbo za liturujia inoze. Mushatse mwabivuga mu ijambo rimwe. Bivuze mu ijambo rimwe navuga ngo n'ubwiza, la beauté. Liturujia buri gihe ikintu cyitwa la beauté, ibintu binoze. Muri liturujia ikintu cyose kigomba kuza kinoze. Kugira ngo bishoboke rero ntabwo byikora. Bikwiye kwitabwaho mu ndirimbo za liturujia kugira ngo liturujia igumane bwa bwiza. Liturujia iba inoze, igomba kuvoma ahantu heza ko y'amagambo y'indirimbo. Ye kubereka isoko idakama, isoko nziza. Iyo umuhanuzi yumvise afite inspiration, atangira kuzirikana ku magambo ari gukoresha. Ikigomba kukuyobora nuko agomba kuba ari amagambo asobanutse, magufi kandi yumvikana, igitekerezo cyumvikana. Iyo bishobotse aba ari amagambo anoze no mu mvugo. Mu Kinyarwanda, niba uhimbye indirimbo mu Kinyarwanda, igomba kuba ari indirimbo nyine mu Kinyarwanda kinoze, kuko muri liturujia buri gihe ibintu biza binoze. Ntabwo wafata ibintu ubonye byose ngo bishyire muri liturujia. Amagambo akwiye oya, muri liturujia amagambo agomba kuba amagambo anoze. Biba amahire rero iyo ashingiye kuri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu, Bibiliya ntagatifu ari igitekerezo, ubutumwa ukura muri Bibiliya. Nubwo wavuga mu magambo yawe, ariko ukirinda guhusha cyangwa se kubivuga ku buryo buteye urujijo. Iyo ari amagambo akoreshwa muri liturujia,
nkatubabarire Nyagasani, tubabarire Nyagasani. Amagambo Imana nisingizwe mu ijuru, amagambo y'indangakwemera nyir'ubutagatifu dawe uri mu ijuru, ntama w'Imana. Umuhanzi asabwa kutagira ibyo agabanyaho bitubya cyangwa se ngo yongereho bishobora guhindura icyo Kiliziya yifuza muri uwo mwanya. Niyo mpamvu umuhanzi agomba kwitondera iki gice kuko aricyo ntango y'indirimbo. Amagambo akoreshwa rero agomba kubahiriza amategeko y'ururimi ndetse bikajyana n'amanota. Birumvikana ko hari amagambo mu Kinyarwanda washyiraho amanota bikavuga ikindi. Ugomba kubahiriza amategeko y'ururimi, noneho n'amategeko n'amanota bikajyana. Ni amagambo agomba kuba yifitemo ireme ry'ubutumwa, kandi ahuje n'inyigisho za Kiliziya. Muri urwo rwego rero, Zaburi n'ibindi bisingizo dusanga muri Bibiliya zifite umwanya w'icyubahiro kuko zishimangira ubumwe bw'umuryango w'Imana wakoranye, kandi zigaha isura iboneye imihango mitagatifu mu mayobera yayo. Cya mbere naberetse ni isoko y'amagambo y'indirimbo, ariko hakaba n'ibikoresho rero. Nicyo ngarukaho ku rwego rwa kabiri, ibikoresho bya muzika bifite akamaro ko gufasha indirimbo kugera ku nshingano zayo. Hari ibifasha kumvikanisha injyana, birumvikana, nk'ingoma, ibinyuguri cyangwa se ikinanga cy'umudiho. Hari n'ibikoresho bifasha guherekeza no kuryoshya indirimbo nk'inanga na za gitari. Ibyo bikoresho byose bigomba gutegekwa n'indirimbo kuko ariyo ibyo bikoresho bigaragiye. Aha ni ukubyitondera, uzarebe indirimbo zacu muri Kiliziya zacu, aho ushobora gusanga ibikoresho byanize amajwi ndetse n'ubutumwa, kandi ibyo bikoresho bibereyeho guherekeza, bibereyeho kugaragira. Ntibigomba rero kwisundukuruza ngo birushe ingufu amajwi y'indirimbo ndetse n'ubutumwa. Kuko muri liturujia ntabwo ari ukubushimisha gusa, kuko n'ubutumwa umuntu yakira. Ndetse wumva indirimbo, yumva amagambo, bigatuma ajyana namwe nubwo yaba atari kuririmba, ariko akumva mujyanye kuko ari kumva ubutumwa. Ikindi ni uko ibyo byose bigomba kubahiriza injyana gatolika. Ubu ngubu hari ibyo umuntu abona abandi babona nk'ubukungu,
ariko twe turi kugenda turekura dufata injyana zindi, kandi injyana gatolika ifite ubukungu butangaje. Amajwi meza rero no gusobekeranya neza amajwi, ibyitwa mu rurimi rw'igifaransa harmonie, bigomba kwitabwaho. Aya majwi ya soprano, ijwi rya mbere riba izingiro mu ndirimbo, ijwi andi yose agenderaho, ijwi ryoroheye ikoraniro kuko ari ryo abakristo bagenderaho. Hari umuco mwiza umuntu yabonaga igihe cyashize, aho mbere ya misa abateguye indirimbo kugira ngo baze kugirana n'abakristo basaba nk'abakristo gusubiramo nk'inyikirizo. Ibyo rero ni ibintu tugomba kugarukaho, kuko ngo aho tugenda tugana ni korali iza gutanga konseri, ubundi ni ukubicurika. Ubundi korali yari ikwiye gufata umuryango w'Imana ikawinjiza muri iryo sengesho. Uburyo rero n'indirimbo iyo ari yo yose, kubera ko buri muntu wese wakwigisha indirimbo yayifata, cyane cyane ijwi rya mbere, uburyo muba mujyana. Mutavuga ngo niba abakristo bayizi barabicira, oya, ahubwo baba bari kubitunganya iyo mujyana. Iyo baje gukurikira gusa bataha ntacyo batahanye, kandi bari baje kuvoma ku isoko. Ubundi agororiya nshyashya, kubera ko hari abahimba rwose, nubwo byafata igihe, fasha abakristo ko iyo gororiya nayo bayiririmba, bakayumvamo baze kumva, ahubwo bakaza gufatanya n'abandi mu kuririmba gororiya. Zaburi, inyikirizo, ya nyikirizo yoroshye rwose, mukayisubirishamo abakristo. Zaburi nk'ibisabisho, iyo uherutse guhimba akanimbo keza k'ibisabisho mu kwakira isengesho rinini, abakristo ari bose ntabwo bazabiririmba kimwe, ariko ubibabwiye mbere inyikirizo byibura, uzasanga liturujia yacu ihinduka, ntikomeze kuba konseri yagira igihe cyayo. Mu gihe cya misa, mu gihe cya liturujia, abantu bakumva ko ari isengesho bahuriyeho. Ni ngombwa rero ko imbaga y'Imana imenya ijwi rya soprano byibura. Baririmbyi, ijwi rya soprano rikagomba kumvikana neza, amagambo akumvikana neza ku buryo bw'umuntu umuntu akayasubiramo, kandi naryo rikwiye kugira abantu benshi. Yari korali y'ibitsina byombi, ijwi rya soprano rihabwa cyane cyane igitsina gore, ariko ijwi ryo hagati rigendera hafi y'ijwi rya soprano kugira ngo riyongerere uburyohe, nko kuza rishyigikiye soprano. Nuko abantu b'igitsina gore bakaba aribo baberanye n'iryo jwi cyane cyane. Mwumve rwose ko nta hame kuvuga ngo ni ibyabo gusa, ariko hari abo usanga bibabereye kurusha abandi. Tenoro, ijwi ryo hagati, ariko kenshi rigera hejuru ndetse rikageraho ritumbagira, rikaba riberanye n'igitsina gabo, kandi rikagendera cyane cyane ku majwi akuze, nabyo bikumva rwose. Base rero ijwi ryo hasi rifasha indirimbo kugira umunihiro, akaba ari ijwi ry'abagabo. Yewe ndirimba base. Icy'inama y'abepiskopi twifuza
ni uko abahanzi dukomeza kwimiriza imbere amahame y'ukwemera kwacu ashingiye ku ijambo ry'Imana twahishuriwe. Ikindi ni uko tubifuza ko mwanoza mu ndirimbo imivugire y'Ikinyarwanda. Twese ntabwo turi abahanga mu by'indimi, ariko mu ndirimbo wumva ushaka ko abantu muzasanya n'abantu benshi, wakwegera n'umuntu uzi Ikinyarwanda kurusha kugira ngo murusheho kunoza. Ikindi ni uko indirimbo igomba kuza ijyanye n'imihango mitagatifu duhimbaza. Ahangaha sinzi naho mwarabonye muri za paruwasi zacu uburyo hari ubukene butangaje cyane mu guherekeza abitabye Imana. Guherekeza abitabye Imana hari ubukene rwose buteye ubwoba, kubera ko hari indirimbo ziba zaramenyerewe zinameze neza zikunzwe, kumva mu gihe baherekeje umurambo, Uhoraho ari amahoro yawe, Uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Ni indirimbo nziza umuntu aririmba mu gihe cy'amasezerano, ni indirimbo nziza cyane kandi twese twarayifasha mu mutwe, ndetse n'abazungu bazi kuyiririmba, no muri za korali z'i Burayi barayiririmba. Ariko mu gihe cyo guherekeza uwapfuye, umuntu witabye Imana, ubwo se uri ko ni ukuvuga ngo mu gihe muhimba mujye muvuga muti hari ubutumwa. Ubwo mu gihe uherekeje uwitabye Imana, ikibambutse ni isengesho ryo gutakambira Imana, uyisaba ngo yakire umuyoboke wayo, unayishimira ko yamuduhaye, muragize Imana, ndetse ukaba wagira n'indirimbo itanga amizero y'izuka rihire, kugira ngo abasigaye batiheba, badaheranwa n'agahinda. Imihango mitagatifu duhimbaza. Ibi rero bisaba kwemera kugisha inama, gufashwa, kwemera kunganirwa no gukosorwa. Ntibikwiriye ko umuntu arota ahimba indirimbo bugacya yageze mu kiliziya nta wayirebyemo. Mu gusoza rero, basaserdoti, bakristo, bavandimwe, banyamuziki, turashimira Imana yo yaduhunze ingabire z'igisagirane, itugira abana bayo muri Yesu Kristo. Turayishimira impano zitandukanye yaduhaye muri rusange n'izo yahaye buri wese ku giti cye. Hari ubwenge, umutima, amajwi meza, ubuhanga mu guhimba, kubangukirwa n'ibindi byose. Nk'abepiskopi banyu rero turabashimira uburyo impano Imana yabahaye mwazikujije,
zikaba ziri kugirira umuryango w'Imana akamaro binyuze mu ndirimbo muhimba, mu makorali muririmbamo, abenshi munaherekeza, no muri liturujia muri rusange. Ibaruwa yanyu isaba ko mwakwemerwa na Kiliziya mwandikiye n'icyubahiro Antoni Kardinali Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali, akaba ari perezida w'inama yacu, inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, yatugezeho. Ubwo izahabwa igisubizo mu buryo no mu gihe gikwiye. Hagati aha mukomeze ubwitange aho muri umuryango w'Imana, ariko mugira uruhare mu buzima no mu butumwa bwa Kiliziya, namwe ubwanyu bibabera inzira yo kwitagatifuza. Namwe ubwanyu bibabere inzira yo kwitagatifuza. Bitabaye ibyo ni ukunyagwa zigahera. Ibyo mukora nta gaciro iyo bitababereye inzira yo kwitagatifuza. Ugufasha abandi kumenya Imana no kuyiyoboka, namwe mubyungukiremo. Hagati aha rero munagira uruhare muri za komisiyo ziriho, komisiyo y'imihango mitagatifu, imihembarize ikwiye y'amasakaramentu. Iyi komisiyo iriho mu rwego rw'inama y'Abepiskopi. Turifuza ko buri diyosezi yagira iyi komisiyo kandi ikora neza, ndetse tukifuza ko iyi komisiyo yamanuka ikagera muri za paruwase igakora neza, ku buryo iba ishinzwe gufasha abantu kugira liturujia inoze kandi ifasha abantu kwitagatifuza mu guhimbaza Imana n'abayo. Mukomeze mugire uruhare rero, muzana umuganda wanyu ushingiye ku mpano mwahawe n'Imana. Mwemere ko mugomba kunganirwa n'abandi bafite ubundi bushobozi nk'ubuhanga mu bya teolojiya, aho mufatanyije muri komisiyo mu rwego rwa paruwasi, mu rwego rwa diyoseze, mu rwego rw'igihugu, mwazana umuganda wanyu kugira ngo mu gihugu cyacu Kiliziya Gatolika mu Rwanda ihimbaza yubile y'imyaka 25 turusheho kugira liturujia inoze irangwa n'ubwiza, kandi koko Imana isingizwa mu bayo. Ndagira ngo Imana yabahaye impano yihariye yo kumenya umuzika, guhimba n'ibindi byiza Imana yabahaye. Mufashe umuryango w'Imana gukura muri urwo rwego, umuzika uhimbaza Imana. Narebye abagize iri huriro, ndagira ngo bashiki bacu, abakobwa bari hano, ababyeyi bacu bahaguruke tubahe amashyi. Muri bake beza.
ndagira ngo tubigereranye n'umubare w'abakobwa, ababyeyi bacu, bashiki bacu bari mu makorali hirya no hino. Murabona bihuye? Aho nagiye ngera hose njya nitegereza abakobwa, bashiki bacu, ababyeyi bacu, nibo benshi, nibo benshi, nibo benshi, baritanga ku buryo butangaje. Ndagira ngo dukore ibishoboka byose kugira ngo abashiki bacu bagaragare ku buryo bufatika, ndetse mu ihuriro nk'iri ngiri imyaka iri imbere, imyaka 2 iri imbere, 3, nk'uko aba ari bo benshi muri za korali, na hano bazajye biganza. Kuko nzi neza ko habaye impinduka nyinshi mu buzima bw'abantu no mu myumvire yabo. Abibwiraga ko umukobwa adashobora kwiga siyansi, ngo byarahindutse. Abari kumwe na musaza we basanga rwose ubushobozi barabufite, impano barazifite, ndetse bo buriya bwo bafite icyo baturusha, bafite umutima wagutse, bafite umutima wagutse, umutima w'urukundo, ku buryo nabi ngibi tuvuga byose, urukundo rw'Imana. Niyo mubabona muri za kiliziya nibo bari benshi, ndahamya ko indirimbo zabo n'uburyo bwabo bwo kwegera Imana byakungura umuryango w'Imana. Ndahamya ko tubitayeho kandi tukabishyiramo imbaraga, kubigisha solfège, kumenya amanota, nuko kimwe rero na bagenzi babo, abana bato bakura. Hari experience njya mbona muri Pueri Cantores, ni mu matsinda y'abana bigaragara rwose ko abana bafite impano nyinshi. Ihuriro rero ry'abanyamuziki, mugire na gahunda yo kureba uburyo mwazamura abakobwa, bashiki bacu, kandi muherekeze abatoya bafite impano zigaragara, mubabe hafi, mubaherekeze, maze mu gihe kiri imbere tuzagire abanyamuziki bose bafasha umuryango w'Imana guhimbaza Imana ku buryo bunoze. Mwese rero Imana ibaha umugisha, Imana nisingizwe mu ijuru, no munsi abantu ikunda bahorana amahoro.